Kizito Mihigo mu ntangiriro atangira agira ati ubwo nafungwaga n'ubutegetsi bw'igitugu bw'abatutsi ba FPR mu kwezi kwa kane umwaka wa 2014 hari hashize imyaka 20 data yishwe n'ubutegetsi bw'abahezanguni b'abahutu ba MRND. Nibwo natangiye gusobanukirwa byuzuye ibyo nakomeje kwigisha abanyarwanda dusangiye igihugu nyuma ya jenoside yo mu mwaka wa 1994 narokotse. Akomeza agira ati aho mfungiye ubu muri gereza nkuru ya Kigali yiswe 1930 cyangwa se 1930 nahobeye ubwiyunge, none ndashyize ngeze ku mahoro atajegajega imbere mu mutima. Mu ndirimbo zanjye no mu buhamya natanze mu gihugu hose no mu miryango y'abanyarwanda iba hanze, ubuto bwanjye nabumaze nigisha ko nta bwiyunge buciye mu kubabarira bidashoboka kugera ku mahoro nyayo nyuma ya jenoside yo mu mwaka wa 1994. Ati uko ni ukuri kureba ubuzima bw'igihugu n'ubuzima bwa buri wese muri twe. Ati ibyo rwose byaranyigaragarije mu buzima bwanjye. Muri iki gice Kizito Mihigo akomeza avuga ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 kimwe n'abanyarwanda benshi nawe yari yaratakaje icyanga cy'ubuzima. Ati nari narivumbuye kuri nge ubwanjye, kuri sosiyete, ku kubura amahitamo meza, kuri kiliziya no ku Mana. Ati nari mfitiye urwango rukomeye abafite bose izina rya Hutu. Ati numvaga ko nzagira amahoro umunsi nzaba namaze kwihimura bikomeye binyuze mu kumena amaraso no mu bugome bukomeye. Ati Mana yanjye ni amahirwe kandi warakoze ko wanyeretse ko atari ko bikwiye. Ati